ibihe byiza kuri mukunzi wa Bwiza TV na bwiza.com aho uri hirya no hino mu bice bitandukanye. Wifurije igitondo cyiza, amanywa meza, nkubwira ngo amahoro y'Imana ane nawe. Ugire ibihe byiza kuri wa mbere itariki 13 ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2026. Ngewe ni Meki Kayiranga. Nta kindi kinzanye hano nje kujya turebe ku makuru yaramutse avugwa na yahe, haravugwa iki niki kijya mbere. Byo tugiye kuba tureba. Byo tugiye kujya tureba turebe uko ibintu bihagaze cyane, uko ibintu bimeze. Tugiye kureba ku masasiro yumvikana mu mujyi wa Goma, aho FDLR nk'ibisanzwe ikunze kuza gutera mu mujyi wa Goma. Kuri SSLK niho tuza kureba. Turaza kureba kandi ibivugwa hirya no hino mu Burundi, ibivugwa mu Rwanda, ibivugwa muri Kongo. Ni byinshi cyane tugiye kuba turebaho, turebe uko ibintu bihagaze. Ndaza kuba ndi kumwe na Rudahunga, mugenzi wanjye Rudahunga arabaza kumfasha tujya mu burasirazuba bwo hagati, aho ibintu bikomeje kuba bindi. Bati Netanyahu yapfuye, abandi batariho, atafite intoki 3. Ejo aza kugaragara afite ari kugura agakawa, agaragaza ati dore intoki ndazifite, kandi urugamba rurakomeye, ruranakomeje. Ariko icyaje kugaragara, naje kubona n'abandi bantu bakora kandi kantu bagaragaza ari undi muntu wambaye maske ayikora. So ni byinshi biri kuvuga kuri isi iriho amakuru menshi cyane. Icyo twavuga rero nuko mu ijoro ryakeye FDLR yateye mu mujyi wa Goma hitwa SSLK, mu bice bya Ndosho, Mugungu, ni muri ibyo bice. Iterayo, imaze guterayo, cyo kuzanga ngo turaje kubimenya mbere, yaje kubimenya, iragenda baraca cyane bararwana. Abateye rero ngo baje kwirukanka, barahunga, basiga ibipfunyika by'ibyo bari basahuye, kuko akenshi FDLR bije kwiba ibyo kurya, amafaranga, imiti, ibyo bintu baje gutwara. Muraho rero nshuti bakunzi ba Prime Health Infinity, na nge ni Damas Mico Myiza. Ikingenza aka kanya ni inkuru nziza ku bantu bari hanze n'abandi bari mu Rwanda. Dufite ubundi buvuzi bushya, by'umwihariko kuri health product, ni imiti y'umwimerere y'ibinini twayindi mishya dufite yo gufasha abantu bafite diabete n'umuvuduko w'amaraso na prostate. Iyo banga rero nashaka kuri bagezaho abagana amashami yacu anyuranye, murajya muyibona. Ikindi nashaka kubamenyesha nuko abari muri Amerika twaba dufite imbogamizi z'iposta kubera imisoro. Barabizi ibintu bijyanye n'imihindagurikire y'ubucuruzi muri Amerika. Ibyo byarakemutse, ubwo twamaze gukemura ibyo bibazo, murajya mubona produit zacu bitabagoye. Ikindi rero nuko ku burwayi mufite, nabakangura kujya mwisuzumisha hakiri kare kugira ngo tubafashe, tubaho ubujyanama, abantu birinde. Ntabwo ari byiza ko umuntu yivuza yarembye, kuko icyo gihe umaze guhitamo gutungwa n'imiti ubuzima bwose. Ni byiza rero mujye mutugana tubafashe hakiri kare, tubakangure, tubahe ubujyanama bwiza. Nababwira ko rero abari muri Amerika dufite umuntu ubafasha, mu Burayi, Australia, Canada, muri Aziya n'ahandi. Iposta na DHL birakunda. Naho Igisenyi dufite ishami ku muhanda w'amadepo. Kigali ni nyuma y'isoko rya Kimironko ku muhanda wa 12. Naho ngaho nimero yacu nakamenyesho gutanya 250 7829 0576. Muraho neza, murakaza neza muri Royal Global Academy. Nyuma yo kwesa imihigo mu kwigisha abantu kuvuga icyongereza neza badategwa no gutegura ibizamini bya IELTS, Duolingo na TOEFL bagatsindira ku manota yo hejuru, twabazaniye n'uburyo bwo kwiga umuntu atavuye ahari. Abantu benshi batugejejeho ko bashaka kwiga icyongereza ariko kubona umwanya bikabagora. Twabazaniye igisubizo cyizewe kandi kirambye. Iyizire kuri Royal Global Academy, aho wakwiga online program. Buri cyiciro harimo beginner to intermediate level cyangwa intermediate to advanced level, ukiga mu gihe cy'amezi 3. Tunafasha abantu gutegura ibizamini bya IELTS, TOEFL ndetse na Duolingo. Dufite abarimu b'abahanga kandi b'inzobere mu kwigisha icyongereza, cyane cyane twibanda mu kwigisha mu kuvugira mu ruhame. Ku bindi bisobanuro mwahamagara cyangwa mukandikira nimero muri kubona hano hasi. Murakoze cyane, murakaza neza muri Royal Global Academy. Baragenda nyine cyo kuza ngo baje kubona 30 yaguye hariya, ariko abandi bagiye basubira mu birunga. Hano
hakaba hari undi hano hakaba hafashwe n'umumotari n'imbunda rwose mbere y'uko izi operasiyo ziba, mbere y'uko FDL ikora operasiyo, umumotari witwa Pascal rwose wafashwe afite imbunda akora na FDL, umukeka wo kwa na FDL ndetse n'abaturage ubwo barabyivugira. So ikiri hariya cya mbere ni iki, nkuko nkunze kwivuga ko mu mujyi wa Goma huzuyemo abagambanyi, harimo abantu batumva M23, gusa ahubwo nibaza impamvu M23 itabimenya. Ishobora kuba bizi, ariko ni kubera iki bigeraho FDLR imanuka ikava mu birunga ikarinda imanuka ikarenga imihana ya mbere ikarenga iya kabiri ikaza sese rikagira ngo abantu barahazi, ni ukwambuka umuhanda. Kwambuka umuhanda mu nkengero z'umujyi wa Goma n'izamugunga. Ibintu ntabwo byumvikana kabisa, ku buryo umwanzi wawe amanuka akageraho agera agatwara ibintu ukamukurikirana uko ibintu amaze kubitwara. Ariyo byane mvuga nti abayobozi ba M23 batirinda nabo bazahura n'ibibazo bikomeye cyane. Uyu mujyi urimo abagambanyi benshi, uri mujyi urimo abantu benshi badakunda M23, ndetse harimo n'abadatinya kukubwira ko M23 ngo intare zakutse amenyo, batatinya kubivuga, bavuga byinshi ntari bugiye kuvuga. Ariko cyo shaka kugaragaza ni ikintu kuvuga ngo ese ni gute umwanzi cyangwa se aduye, kuko mu mujyi amanuka mu kirunga akagera mu mujyi, burya yaza mu byaro kuko wenda muba mudafite ingabo n'iki inkengero z'umujyi kuko zinjira mu mujyi. Bivuze ko igihe kimwe abayobozi b'M23 bazatambuka mu bice bya Zamugunga baraswe cyangwa baterwa mbushi, batega mbushi babarase. Mu by'ukuri ntabwo byumvikana. Amakuru dufite nuko abaturage bahari bose cyane abatavuga ikinyarwanda benshi muri bira bice n'abagambanyi, nibo abantu birirwa bagira gute bari kumwe na FDLR, nibo bakorana za wazalendo zasigaye mu mujyi, nibo bakorana na FARDC, nibo batanga amakuru. Ano kibaza bimeze bite muri M23? Mobilisation yanyu yakoze umuti ntiyakoze umuti? Ese abaturage niba batabumva mu gute? Ubundi niba bigezaho inyeshyamba abaturage bazibona gutyo byo bizagenda bite? Ngiye ndi kwivugira amakuru nyine ndibaza abaturage baragambanira bakoreza FDL bakaza kubarasa. Ni ibintu rero ubona ko ari ikibazo, gusa ukabona ko binagoye ko M23 izabasha guklininga uyu mujyi wa Goma, guklininga ikirunga mu mujyi wa Goma bidashoboka kuba yagisukura kuko kirimo FDL zimaze imyaka 20 irenga, ariko none nta n'igikomeye kirimo kuri M23. Nibiza aho bari se nkuba kugira ko wateye hano kandi nzi ko amakuru baba yafite rwose, kuko waje kurasa hano mu FDL ni CRAP, ni Special Force FDL yaje hano muri mujyi wa Goma. Uvuga ko ari Special Force FDL CRAP ngo iyobowe na witwa Lieutenant Aimable, ni mu Special Force uyoboye Koyi. Abajya kurikira bwiza mwibuka amakoyi cyangwa se company njya mbabwira bavuga ziba hano muri FDLR, bavuga ko bameye ebyiri ariko zariyongere kubera ko M23 bamwe barashe muri za Bukombo mu bice bitandukanye, bose baraza bagira gute baza kuba hariya. Rero ngo uyu nguyu bo kwa Aimable nibo baje bakaza, abasirikare be nibo baje kujya gute gushaka ibyo kurya nk'ibisanzwe nyine. Baza rero gukura n'ingabo za M23 bahuye nazo mu masaha 8, amasaso yagejeje mu masaha 8 ko bahuye mu bice bya sasa gutyo barakubitana, bakubitanye barahundana kugera ubwo abo FDL bahasiga ubuzima barirukanka, ariko batwara ibyo bari bagize, abandi ibindi barabisiga. Mu by'ukuri ubona ko M23 rwose kwikaza umutekano muri mujyi wa Goma cyangwa zigasaka ikirunga, inkengero z'ikirunga, kuko aba FDLR akenshi mu bihe byashize M23 bafata umujyi wa Goma bazaga bakica abaturage. Abaturage bagiye bagaragara ari kumwe na M23, abaturage cyangwa se abaturage bashyikiye M23
bagiye bagira ibyago byinshi cyane byo kujya gute kwicwa n'izi FDLR, ugasanga imiryango barayishe, abandi barabashimusi. Icyo gihe byaje kugaragara ko Mventura yagiye ikora umusako, ndetse ishyiraho amabwiriza yo kuba abantu batarapfa kujya guhinga mu birunga itabigizemo cyangwa bapfe kuvayo. Igira uburyo ibigenza. Hari n'ushobora kwibaza bigenda bite ku buryo izi FDLR zinjira mu Mventura kugera zivuye mu ishyamba, zimanutse ikirunga, zimanutse umuhana, kuko FDLR zijya kurwana na Mventura mu kanya kangana gutya zikarwanayo minota 20-30 bagirwana, ntabwo biba byoroshye. Ntabwo ntekereza ko ari abantu 2-3 bamanuka bakaza bakanyura ku baturage bakagera aho bagera. Nibyo rero n'abana Mventura tubivuganye na Kedi, niba ujya mu mujyi inzira zose zinjira mu mujyi ziri wazi zifunguye, kuki hatajyamo amabariyeri agomba kureba abantu, areba umutekano gusa, atagiye kureba iby'imisoro, atagiye kureba ibyinjira n'ibintu, abantu akareba gusa umutekano. Mu mujyi waguma mu makarisi bagashyiramo amabariyeri, za bariyeri abantu binjiraho bacekiza ibyangombwa byabo byose, ariko abantu barinjira. Uyu mujyi abantu barinjira, sinzi Mventura ese umutekano koko irawizeye nk'inyeshyamba? Leta iracyashaka kugaruka muri uyu mujyi, ntabwo leta iri kure, leta iri hafi. Bafite FDLR mu birunga, bafite za wazarindo zikiri mu mujyi wa Goma, bafite izindi FDLR muri za Masisi na FARDC muri Masisi, bose bafite akayaheho ko kugira gute kugaruka mu mujyi. FARDC ishaka kugira gute kugaruka mu mujyi. Ese Mventura ubwayo ntibona ko ikeneye bariyeri nyinshi mu mujyi, mu makaritsiye runaka ari suspect cyangwa se ari suspect, amakaritsiye bakeka nayo badakeka, amakaritsiye nk'ayava ku birunga, amakaritsiye nk'ayava hehe, kuko bitabaye ibyo hari igihe hazaza n'abashyitsi kubasura zibarase. Kuko uza gushaka ibyo kurya nuko aratuje, azi ko icyo azakora ni icyo kurya gusa, gutinyuka akaza gufata icyo kurya. Umunsi aza gukora operasiyo noneho yo kuyagute yo gushimuta, azashimuta, kuko ntabwo ibyo batwaye byose byagiye. So ni ibyo ngibyo rimwe na rimwe nyine hari igihe umuntu ageraho akavuga ati kamvugeho, nubwo umunyamakuru atajya inama, cyangwa umunyamakuru ashobora kujya inama ariko ku nyungu z'umuturage. Umunyamakuru ashobora kujya inama ku nyungu z'umuturage n'umutekano cyangwa se n'imiyoborere, birashoboka. Ugiye mbifite uburenganzira nk'umunyamakuru gukora accountability, mu nshingano zanjye birimo rwose, abumva mbivugaho, ariko ibyo bibabaje rwose ko ibintu biba gutyo, bibabaje. FDLR zirinjira zikaza mu baturage, ni ikibazo gikomeye cyane. Ikindi abaturage bari kuvuga ati Mventura wapi, impamvu babivuga nuko babona ko Mventura inoze niwe FDLR zikabinjiramo, FDLR zikabinjiramo, zibagezemo abaturage azavuga iki? So Mventura rero ikwiye kugira gute, afande Makenga akwiye kubirebaho, kuko atabirebyeho azashiduka abaturage bagire inkenge z'ibirunga, bamwe nawe bashyira gute basigaye bakorana na FDLR, kugeza ubwo bazajya bagira gute bagambana n'abayobozi bakuru. Kandi n'ubundi nibo babikora abenshi. Ibyo twavuga byose by'abakora za operation mu mujyi wa Goma bahabwa inzira n'abandi, abashaka kurasa n'amadrone yo mu Rwanda bahabwa inzira n'abaturage. Amahoteli babamo n'abaturage mu mujyi wa Goma, n'abaturage. Gusa igishimishije wenda kindi nk'u Rwanda rwo, nk'uko ejo bundi twahoze tubivuga, tuvuga ko hari abantu bashaka kurasa umujyi wa Goma bakuye drone hano, bazajya binjiza agace ka drone, akamanyu ka drone, binjiza umusumari kwawo, gutyo bakaba bikora nk'ukwezi, kugeza igihe drone yabo yuzuye. Bakubwira ko rwose ushaka ko hari amakuru ahari yuko nta muntu uzongera kunyura mu nzira za panya, bagomba kujya binjira akoresheje inzira naho yanyura mu yapanya, ariko akakoresha ibyangombwa. Mu gihe cyashize migration bakishobora kuzajyana decentraliza imipaka, ntabwo mbize ko nzabaza numve, naza kubaza uyu munsi numve
gukora imipaka ikajya mu bindi bice, kuko abaturage banyuraga nk'abaturage ba za Cyanzarwe mu bice byo hirya za Bugeshi Busasamana, hakabaho imipaka abaturage bashobora kunyuraho bagateresha. Niko bigeze kuvugwa, ndetse ashobora kuba yanabitangarije Bwiza ushinzwe imipaka. Rero igihari nuko ubu abaturage bagomba kujya banyura mu nzira zemewe. Kubera iki? Kubera ko Bwiza yagize amakuru yuko hari abantu bashaka guhunganya umutekano w'u Rwanda ndetse na hano mu mujyi wa Goma, ariko bakakoresha inzira za panya cyangwa se bakinjiza udukoresho tumwe na tumwe mu nzira za panya. Amakuru mfite nuko bishobora kuba hayo itegeko yaba mu mujyi wa Goma ndetse no muri Rubavu ko abantu bagomba kugira gute kwinjira bakoresheje inzira zisanzwe cyangwa se mupaka isanzwe. Nacyo ni ikintu wibazaga cyane. Hari igihe umuntu atanabivuga ngo atobore cyangwa ubivuge cyane, ariko ukagira ahandi ubivuga cyangwa se ukajya ko ni mu biganira. Ni ikintu wibazaga, abaturage binjira ntabwo babujije kwinjira rwose cyangwa bajya gushaka ubuzima bwabo, wenda bajya binjira mupaka leta izaborohereza. Nk'abaturage batuye mu Rubavu birangurira imyenda, bacuruza utuntu, bagabanye bereke kubasoresha rwose. Simvuze ngo bareke kubasoresha, ariko baborohereze, baca amafaranga makeya kugira ngo bashe kubaho, kuko bacisha amagendo mu bice by'imipaka. Ibyo rero by'amagendo bituma n'abantu cyangwa se bagacisha utuntu twabo dukeya bavuye guhaha turimo n'ibyo kurya hashye muri Kongo, bakaba batinya bakanyura mu nzira za panya kubera ko babinyuza ku mipaka bakajya gute bakabasoresha. Nko ku mipaka ushobora no kuzama litiro y'amavuta bikaba ibibazo bikomeye cyane, cyangwa isukari bikaba ibibazo bikomeye. Rero leta izashaka uburyo ibyoroshyamo, abaturage ba hano ku mipaka bahahira hariya n'abacuruzi baborohereze, abacuruza utwenda, abacuruza ibyo kurya baborohereze, bajye basoresha bazana amamodoka, babizana amamodoka babizana hehe, cyangwa se banarebe abacuruzi baba bazi, kuko abako mipaka baza abacuruzi bakomeye n'abadakomeye. Ariko harimo n'abashakisha bajye bareba ibyiciro byabo. Nk'urugero nk'abagore bavuye ku mihanda mu kuzunguza, bashobora kuborohereza bati mwebwe kuko mufite ishyirahamwe umuntu akagira ikarita ati ubu uzabitambutsa, bakabireba nabwo bakagira ibyo bagena. Niba ari imyenda 5-10 akayitambutsa, ariko niba bitabaye ibyo abaturage benshi bazagira gute? Bazagumya bakore gutyo, kuko byananiranye. Imyaka ishize ni myinshi mu Rwanda. Imyaka ishize abantu barashyizeho umusoro kuri caguwa, ariko still abantu bayambara nk'uko bayambaraga mbere. Igiciro kiracyari cya kindi kuko caguwa irakinjira. Rero ubona ko kubuza kwinjiza caguwa, abaturage barayinjiza, agenda kwinjiza nk'imyenda 2 cyangwa 3 n'itanu anyuze mu nzira ziki zapanye. Ibi nabyo ni ikibazo. Gusa abaturage nabo bakwiye kumva ko umutekano ari ikintu cya mbere, kuko nibareba nabi bazajya babirasirwa mu mipaka cyangwa bafungwe, kuko ushobora kuzaza bakagufata nk'umwanzi, wakwirukanka ufata nk'umwanzi, mu gihe hari amakuru avuga ko hari abashaka kuza bigize nk'abaturage bakinjiza bituma umutekano uhungabana. Abaturage rero babyirinde rwose, abaturage babyirinde. Twe abanyamakuru wenda hari umuntu afite amakuru menshi, ari nayo mpamvu umuntu abavugira abaturage kubaburira mujye mwirinda pe kwinjiza ibintu bitari byo ku mipaka y'igihugu, kubera ko bizaba ikibazo. Sinjye wenda sindo kwebwe, ariko nzi ko inzego nyinshi zibabwira cyangwa se abayobozi bazabibabwira. Niba abantu bashaka kwisha inyuma y'abaturage mukuru ubucoracoro bakinjiza drone cyangwa bakinjiza ibindi bintu, mu by'ukuri ni ikibazo gikomeye cyane. Umutekano wanjye nawe nta miyoboro izaba, umutekano utaboneka nta n'ikizabaho, nta nubwo uzigera ucuruza ngo ugire icyo ugeraho umutekano utawufite. Ntuzigera urya ngo ushyire ku mubiri udafite umutekano. Umutekano ni ikintu cya mbere, kandi igihugu nicyo kintu cya mbere. Igihugu kiruta byose. Rero kubaka igihugu n'ibyanjye nawe, ubwo ndabwira abaturage, kandi nkuko leta ibivuga, ijisho ry'umutekano wa mugenzi wawe, kuko uhiga igihugu cyawe ntago ahiga igihugu, ahiga wowe. Kuko ushaka gushyira igihugu hasi ni wowe ashaka gushyira hasi. Njye nicyo nababwiye, ariko icyo nzi nuko hari amakuru avuga ko ibi nta muturage uzongera kwambuka adafite icyangombwa. Ibi nibyo, ariko habeho n'uburyo bwo kubahiriza. Niba habayeho change ya environment cyangwa se change ya environment, habayeho guhinduka kw'ibyo bari bamenyereye,
habeho uburyo bwo koroshya Rwanda Revenue yoroshye abaturage binjiza utwenda 2 3 4 bareke bitambukire kuko ni ku mipaka ibintu by'urujya n'uruza ku mipaka bikunze kubaho nibitabaho rero bazajya banyura nyine muri izo nzira zindi mureke gukanira cyane umuntu arinjiza n'amata bikaba ibibazo bikomeye cyane so habe uburyo bwo kuborohereza cyane nk'abatuye Rubavu kuko muba mubibona rwose mu gukadirira kwanyu ko abaye bakubipaka muba mubibona nicyo kibabeshejeho bitabaye ibyo bazabiza ibibazo birebire cyane cyangwa basubire mu kuzunguza imihanda abandi basubire no mu bikorwa bitari byiza so rero nibaza ko habikwiye kubaho uburyo bwo kuborohereza ahanini hagamije gusova ikijyanye n'umutekano cyangwa se no kujya no guhindura imyumvire yabo kuko guhindura imyumvire y'abaturage ni buhoro nanone mu gukorera icyarimwe gutya mu kubitiyeho ntago bizakunda bisaba buhoro umuturage agenda byumva uko nanyura umupaka buri imwe kabiri gatatu ateza azagira amenyera iyo miri yo guteza andamve ko noneho nawe azatangira kugira uruhare kujya gute gusora gutanga umusoro so byose ni campaign na Rwanda Revenue ikwiye kongera kugaruka kwigisha abaturage bayo abo baturi imipaka kabigisha kagiye ku mipaka kanahagarara ikanabareka aho banyura mu nzira za panye kanabahagarika ntibifate kavuga ati ibyiza bikamwereka uburyo bwiza bwo gusora abaturage bakabona service hakaba service nziza uko n'umuturage ashobora kuza agatona umurongo kuri Rwanda Revenue none akamara igihe kinini ndavuga nko ku mipaka ibintu byo bitari byambuka azaca mu nzira ya panya nyine ni panya nje ya panya nyine ni inzira yo kwihuta sibyo niba ashobora kuzagaragara ku mipaka wenda isaha yose akigwana n'indi gusora cyangwa amasaha abiri cyangwa se ibintu byo bikaguma akazabisorera ejo ngo runaka nawe cyane ibyo nabyo ni ikibazo gikomeye cyane iyo mirongo abaturage baza gutonda ubwayo nayigira ingaruka zituma gute abaturage banyura mu nzira zapanya kuko ari nkaho ubwira ukavuga ati se wajya ugasora ukavuga ati niba ufite umwenda n'urugero hari nkaho nagiye mbibwira nkavuga nti uko giye wimbibwa ndabizi nakoze tuwaha kuri ino mipaka ndahazi uko bikorwa byose ndabizi so rero ari nk'uwo nabwiye nti se gufata umwenda ukawusorera amafaranga 500 cyangwa se amafaranga 200 cyangwa 300 ukaza ukawugurisha wenda n'urugero urangwe 2 urawugurisha usorera 500 uzugurisha 4 cyangwa 500 umuke igihumbi cyo bigutwaye ariko agahita avuga ati se gutonda umurongo ni ikibazo so urumva nko ku mipaka hakwiye ko case zirenze ubu ngende kuvugira abaturage hakwiye kubaho special case hakabaho abakozi benshi ba Rwanda nabo bataje kuba brutal kuko hari uburyo Rwanda Revenue iza gusoresha abantu ifitemo imeze nk'ikubita inyundo ibyo birahari ikaza kwereka umuntu ngo ni itegeko nibyo ariko itegeko n'abantu urarikoresha ryaba applicable mu bantu nuvuga ngo riruzuzwa n'abantu ntago riza gusa kwikoresha ni itegeko nibyo bwira umuturage uti ni itegeko ariko mworohereze abashe kugira gute kubona iyo service mu buryo bworoshye naza gahagarara umurongo akamara isaha yose agihagaze umurongo ntago azabikunda kandi namwe Rwanda Revenue mwaza n'abakozi benshi mwinjiza amafaranga ikinyenze nuko abaturage bajya gute ubona service nziza kandi nishingano kubona kugira gute ko abaturage babona service nziza so akaba special case yuko abaturage bashobora koroherezwa ndavuga no ku yindi mipaka no mipaka iyo mu nzira zapanya bacaga hakaba uriyo kuborohereza abaturage bakinjiza ibyo bintu byabo koko ariko n'amafaranga mukayagabanya hakaba uriyo umusoro ugabanya ku baturage bakajya gute bakabasha kubona kwishyura umusoro mukeya n'urugero mu zabikore Rwanda Revenue ubwe muti nibinjiza umupira munabivuge no ku maradiyo ukore campaign ku binyamakuru byacu n'ahandi sibyo mukore campaign mubwire umuturage ati niba winjiza umupira urwishyurira amafaranga 200 ku musoro ibyo bintu mukabikora hakaba uriyo korohereza abaturage mushaka abakozi bizeye bagende babikore kuko naga abaturage benshi ntabwo barabasha kujya gute kwa affording ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga mu byibuke neza hari abaturage baba hano gusa babwira ibintu bijyanye na smartphone ntari kure cyangwa se imashini bijyanye na computer cyangwa bijyanye no kuba yakoresha ikoranabuhanga ariko slow by slow sibyo muri bino bihe babwire muti nibinjiza ipantaro ikoboye n'urugero uzeyishyura 500 so ibyo mubibwiye abaturage ndakubwiza ukuri babyitabira basora izo nzira za panya z'ikibanyura ntibazongera kuzinyura aba baturage baraswa cyangwa barwanya polisi kubera gutwara amagendo y'imyenda n'ibiki ntabwo babyongera cyangwa inkweto babwiye ati n'injiza inkweto umuturage urayisorera amafaranga 500 habeho uburyo bwo kuba flexible amategeko mwo kuyatwara nk'ibintu biri monima bidahinduka ni case ziba hano mu mipaka
mwabwiye muti n'ibindiza inkweto imwe urayisorera amafaranga 500 cyangwa amafaranga 100 cyangwa amafaranga 1000, muganire nabo mubyumve neza mwumva uko bababwira. Ibitabaye ibyo bagenda bakaza n'iki bakaraba bitunda nijoro, kandi ntihazaboneka. Nigeze kwibaza abayobozi ba polisi hano n'umuvugizi wa polisi, ntabwo haboneka wa polisi kuva kuri metero imwe kugera kuri metero 1000, ku buryo ufata kuri buri metero ugashyira mu polisi, ntabwo byakunda. Ibyo ni ibindi. Ariko uburyo inzego z'umutekano zakora n'abashinzwe gusoresha abaturage n'abayobozi b'imipaka ni ubuhe buryo bwakoreza umuturage? Niba ubuyobozi bw'imipaka nabo ubwabo bafashe hano Rubavu cyangwa no mu za Rusizi ahantu hari hegera imipaka igira nk'uyu mupaka, uri mipaka ya mbere ku isi, icyo cyo muguye kugitekereza. Urugero rujya n'uruza, ariko abaturage babona iyo serivisi gute? Niho umuntu azagamara isaha yose ahagaze cyangwa iminota 30 ahagaze. Muri iki gihe biragoye, ari gukirukanka n'ubuzima. Iminota 30 ahagaze ku mupaka ategereje guteresha, icyo ni ikibazo. Hariho buri umuturage abona serivisi. Njya mbibonaho mu kibuga cy'indege Kanombe, umuntu azakozaho pasiporo iyo afite ntuza, ntago ajya gutonda umurongo arateresha, uraza ugakoresha ntuza yawe. So ibyo rero bikwiye kuba byoroha, abaturage bakoroherezwa, n'abayobozi b'inzego z'ibanze bakafasha umuturage akoroherezwa. Rinjiza we n'urugero amata, bamubwiye ati amata Soraya ibyo wenda birazwi by'amata nk'amata ya Nido n'ibindi, ariko niba yinjiza ikintu kitarenze 5,000 cyangwa kitarenze 10,000, mumusoresha muti? So habe uburyo bwo kuganira n'abaturage cy'abacuruzi bambukira imipaka n'abaturage turi imipaka, ibintu bizakemuka. Kubera ko ibyo byose biraterwa n'iki, nuko bashakisha ubuzima. Ntabwo nubwo kubangwa umuturage avuga ati umutekano wa mbere ni munda, hari igihe umuturage ashobora kukubwira, ariko se nk'umuyobozi bwakora nabo gute? Habeho imikoranire n'abaturage. Ndumva ari ibyo ngibyo navuga kuri iyo case. Ubwo nabihereye kuko FDL iri kumenya kugira akayihayo ko kuza guteza umutekano muke muri M23 muri eneo zayo, nako kandi nabitekereza imipaka yacu. So ibyo rero ni iki, nako abashaka ko bakubwira ko bafite operation igihe cy'amezi 4, operation y'amezi 4 yo gufata umujyi wa Goma. Iyo operation bazayikora gute se bari mu mujyi wa Goma? Bazakorana abandi n'abaturage. Uyu mumotari uvugwa wafashwe Pascal ntiyafatiwe mu baturage se? So habeho uburyo ko kugira ngo n'abaturage haba ndavuga ko habeho imikoranire, uruhande rwo hakurya rworoshye, bo bararworoshya rwose cyane ndetse na cyane. Hari naho mpamvu ubona hazamo n'ibindi bibazo byinshi. Ariko hano iwacu mu rwego rwo kuboroka abaturage barumva baba hano mu Rwanda. Ese muri activite zabo za buri munsi muri environnement twaborohereza gute? Abayobozi bakwiye kubitekereza. Rwanda Revenue igira abakozi benshi, abantu bagajya gutonda umurongo bajya gusora. Iyo umuntu ahagaze isaha imwe abatakaza, ibyo mubyibuka ko igihe n'amafaranga. Iyo umuntu ahagaze iminota 30 ategereje ko bamuterera ku mupaka, ni ikibazo gikomeye cyane. Niba umuntu ajya gushaka icyangombwa kigatinda, ni ikibazo gikomeye cyane. So urumva habeho uburyo bwo kugira gute korohereza abaturage. Nibaza ko ari byo bintu byagenda nabyo byafasha mu gukemura umutekano, n'abayobozi kandi bakomeze bigishe. Reka tubabwire ko hari amakuru akomeje kuvuga ati Mbayahaga ngo yapfuye, ariko mu by'ukuri Mbayahaga ameze neza. Makuru hari n'ibya bya social media bagumya kubibaza. Mbayahaga ameze neza, ariko inywera akave no kwirira ameze neza rwose. Abavuga ko yapfuye, muratubona abavuga ko yapfuye rwose ntago ari byo, ari ahameze neza. Ubwo nabajye babimbaza, jewe nta source zanjye zimbwira ko ari muzima. So kubreakinga ko yapfuye byo rwose oya. Reka ko ibi byose n'ibyo bikorwa abantu bakwiye kujya bimenya abadukurikira. Intelligence zikora ibintu byinshi cyane. Intelligence ubwo ndabamaniye ko ashaka gukreate nuko Mbayahaga yapfuye. Abantu bakarangara kuri Mbayahaga ngo yapfuye, uko babona ko ari umusitari, zigamije kujya gute kwikorera ibindi. Hari abo zigamije gufunga, hari abo zigamije kujya gute, hari abo zigamije kwigizayo, zigamije kwiyambukira muri Kongo. So hari ibintu byinshi bibaho. Intelligence ishaka gukora ibyo ngo zigamije gupima imbaraga za Mbayahaga ngo ziremba huzi Mbayahaga, kandi intelligence mu gihugu cyabo cy'u Burundi bashaka kuvuga atari kubundi Mbayahaga, ukatwumve turebe abaturage mufata gute, abaturage bamuzi gute,
tuvuge bagakora breaking news ko Mbayaga yapfuye. Iyo bikoze abaturage bamwe baravuga ati ntagende, abandi bati biki. So hari ibintu byinshi bikorwa. Rero abaturage bajya bamenya, abakurikira Bwiza mujye mumenya ko hari ibintu byinshi bikorwa ku mpamvu nyinshi cyane. Rero abanyamakuru hari igihe babigwamo ugasanga umunyamakuru agiye kuvuga ko byabaye bitanabaye, mu by'ukuri agafatwa nk'umuntu uvuga igihuha kubera iki yahuye na sources zimubeshye. Niyo mpamvu rero twabwira ko atari byo. Icyo twabwira ni uko ibintu nyine biragenda bigira gute, bikomeza kuba biba ibindi. Reka twumve Rudahunga nawe atubwire uko ibintu byaramutse, hanyuma tugire gute tuze tuba dusoza ikiganiro cyacu. Tumamagare rwose, ariko ibyo by'ibihuha byo kuvuga ngo umuntu yapfuye rimwe na rimwe biba bigoye cyane. Yes Rudaho. Yes. Waramutse. Waramutse Meki. Ndakwakiriye. Murakoze. Umeze ute Rudaho? Meze neza nta kibazo rwose. Weekend yari bo. Weekend Kigali se ko ibiryoshye. Uri kuryoheye Kigali rwose. Hari igihe iryoha, hari n'igihe bitaryoshye. Muri iyi minsi bw'ubanza iryoshye kuko nta n'imvura nyinshi hari. Imvura irahari Kigali, ahubwo imvura sigira ngo irahagarara. Twagiye turebe amakuru avugwa na yahe, nari ndimo nsoreza kuyambaye haga bivuga ko ngo yapfuye, ariko ntago ari byo nibihuha. Ubwo ni ku bantu bacu babagize, nari bavuga nti buriya intelligence, inzego z'iperereza zikora ibihuha zikabyohereza mu bantu. Utabyitonda mari ugasanga urimo urazicururiza igihuha cyazo. Nanjye niyo comment nashaka kuza gutangaho. Bira ni ibintu inzego z'iperereza zikora kugira ngo barebe ikije, donc barebe abamurwanya barangana gute, baraturuka hehe. Bashaka no kubikora bagamije kureba imbaraga ze mu baturage. Sure. Ibyo ni ibintu leta rwose ikora. Amaleta akora ibintu byinshi cyane ahubwo bitungurana. Za intelligence za ntago zazoroshye, babyita ngo ni bari counter intelligence. Ukujugunya mu bihuru. Bakareba ko bakareba inyoni bisohokamo uko bagafatamo ibyo bashaka. Twagiye Rudaho, twagiye turebe bihagaze bite mu burasirazuba bw'isi hagati. Mu burasirazuba bw'isi nkuru ikomeje kuvugwa cyane ni ku bijyanye n'umuhora twagiye tugarukaho cyane bita ku bunigo bwa Hormuz. Ni agace gafite ubugari bwa kilometero 50, ariko haca nuza karibira 20% y'isi. Rero habaye equation haba kuri Trump urabona ko bagiye mu Kinyarwanda bajya bavanga umuntu amanika agati yicaye ajya kukamanura agahagarara. Ashoza iriya ntambara ubundi yari yavuze ko nta wundi muntu akeneye. Ngo Leta z'Ubumwe za Amerika zigiye kuyibyimba n'ibiki byose. Ariko ejo yumvikanye arimo aringinga ibihugu harimo Ubushinwa, Ubuyapani, Korea y'Epfo, harimo Ubufaransa, Ubwongereza, mbese ibihugu byinshi avuga ngo bizana amato bimufashe gufungura buriya buniko. Byose rero byamuhakaniye, ibyinshi rwose birimo kumuhakanira Ubuyapani, Ubufaransa, Ubushinwa. Ni ikintu kinasekeje, buriya Ubuyapani n'Ubushinwa ntibajya imbizi, none bibaze kujya kubashyira muri coalition imwe. Ubwo rero byose byamuhakaniye, ahubwo nuko Macron afatanyije n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bo bahamagaye, ejo Macron yahamagaye perezida wa Iran kugira ngo ahubwo bikoreye negociation amato yabo ajya haca. Kuko hari ibindi bihugu birimo gukora negociation amato akaca, urugero nk'Ubushinwa ndetse na Turkiya, kandi Iran ikabareka bagahita. Ariko undi wese urimo urabasuzugura Iran irimo iramurasa. Icyo ni kimwe. Cya kabiri rero Trump arimo arahindagura imvugo, ubundi akavuga ngo ejo arimo aravuga ngo nta mishyikirano ashaka na Iran, ariko abyutse avuga ko noneho ngo ashaka imishyikirano, ngo ariko Iran yo yanze. Iran ntabwo iritegura kujya mu mishyikirano kugeza na n'ubu ngubu. Kuko ahubwo ejo bongeye kohereza izindi misiri ubundi bwoko butari buzwi cyane. Ngo ntabwo ari buzwi, nabonye ari n'ubutumwa ngo buri koherezwa ku banya Israel babwira ati muve muri Tel Aviv.
ubu ngubu batangiye kubabwira ngo bave mu mujyi wa Tel Aviv. Noneho umve Iran ahantu isekereza ati nk'uko Israel yabwiraga abanyagaza ngo bave mu majyaruguru ya Gaza bahungire hepfo, ngo nabo bari abaturage kimwe namwe b'abayahudi muri Tel Aviv. Ubwo rero irimo irohereza misile. Nabonye umwe mu bajenerali w'umufaransa avuga yuko ari misile ihanitse cyane kuko ikoresha etaje ebyiri, ukuvuga etaje ebyiri zayo za energy cyangwa se carburant zituma itumbagira kandi ikagendera ku muvuduko wo hejuru. Ejo rero barazohereje muri Tel Aviv, nuko ubu ngubu ubona ko Israel yashyizeho ingamba zihanitse ku bijyanye n'abafata amashusho, ku buryo hari amashusho amwe n'amwe wenda atarimo kugaragara ariko ziba zakoze amateka yo ku rwego rwo hejuru. Israel yaragowe pe. Yaragowe. Imijyi yaho urabona ko mu mijyi ya Tel Aviv amakaritsiye arimo arabumusaka. Ikindi nubwo Trump avuga ko ashobora gukoresha imbaraga akaba yafungura buriya bunigo bwa Hormuz, ariko abajenero baravuga bati biragoye. Nagiye mbona abajenerali bamwe b'Abafaransa bari muri retirement bavuga bati ashobora kuba yitwaza amateka abona muri 80 igihe Iraq irwana na Iran, intambara y'iminsi 8 nako imyaka 8, Amerika icyo gihe yari ishyigikiye Iraq. Yego. Icyo gihe rero Iran yafunze nanone buriya bunigo. Ibufunze Amerika iragenda babafungura ku ngufu. Icyo gihe irabishobora. Ariko abajenero barimo aba expert bavugaga bati icyo gihe ntabwo Iran yari bwagire ama missile hypersonique tubona ubu ngubu. Ikindi ntabwo yari ifite ziriya drone na n'ubu ngo Amerika niyo guhanura muntu za mu karere ko kuburasirazuba bwo hagati. Ziriya drone za Shahed. Za Shahed. Uburyo rero kujya kunyuza ari amato hariya abantu baba ari ukwiyahura. Yego. Ikindi buriya biranavuga ko Amerika na Israel biganye kopi ya Shahed. Bakaba sometimes zimwe ngo bazikoresha zikajya kurasa monoza muri biriya bihugu kugira ngo babikangurire kwinjira mu ntambara. Ku buryo rero ubona ko bisa nkaho rwose byabacanze ino ntambara ku bijyanye n'uburyo bayitekerezagaho. Ngira ngo n'umujenerali chef wa etat major wa Amerika witwa Dan Ken, General Dan Ken, ejo nabwo yavuze yuko Iran ngo yihagazeho cyane ku buryo batatekerezaga. Ku buryo rero ari ikibazo cyabereye ihurizo Leta Zunze za Amerika. Aba expert bavuga ko Trump atiteguye kuba yakwinjira ku butaka kuko n'abajenero be ntabwo babimushyigikiyemo, kuko intambara leta ishwanyuka mu karere kose. Ikindi abanyamerika ntabwo bashyigikira iyo ntambara. Nahoze mbona sondage abayishyigikiye wenda bavuga bari ku ruhande rwe baragera kuri 27%. Ikindi peteroli muri Amerika yazamutse kuri pompe, ni ukuvuga ngo yazamutseho 23%. Urumva ari guhangana n'ibyo byose, agahangana n'ubukungu bw'isi bw'ibihugu byinshi biri muri golfe birimo biramubwira biti reka reba turimo guhomba amamiliyari n'amamiliyari twacuruzaga buri cyumweru cyangwa buri kwezi yahagaze, ahubwo amanuza yacu arimo arasenyuka, amariba yacu cyangwa se inganda donc za peteroli. Yego. Bikagaragara rero ko Irani yararebye aravuga iti guhangana na Amerika na Israel ibihugu bikomeye ku rwego wenda rw'intwaro, reka ahubwo mangane nabo kinyeshyamba. Barashe ibihugu twegeranye nayo ubwo n'ukwita base zegeranye inyungu zabo, none igibura uburyo wirokora n'uwitarokora. Ibaze ejo yarashe muri Dubai nanone. Yes, ejo yarashe Dubai ikibuga cy'indege nanone. Kuko ngubu ziriya ntwaro zihanura ibisasu yatangiye zimwe na zimwe kuzikura mu Buyapani, izindi muri Korea y'Epfo. Hanyuma Kim Jong umwe wa Korea ruguru ikintu yakoze nawe yahise azibura inuza amamisiri. Ibintu birakomeza ko ibindi ndakuraye. No kuvuga ngo ni bya bindi twagaragaje. Iyo umuntu akurusha imbaraga nka Korea na twavuga bira bigo bya rutura, ahanini bitsindirwa ku ntambara itari conventionnelle. No kuvuga ngo bino Iran imirakora kurasa mu nyungu zabo za gisirikare. Ubu noneho yavuze ko igiye kwadukira amabanke
y'abanyamerika bari bafite hariya kandi arakomeye, ndetse n'inganda zose zifite aho zihurira n'iz'abanyamerika zose igiye gukubita. ni ukuvuga ngo ubundi plan ya Iran irashaka ko ari amabaze yose ava hariya, amabaze yose ava muri kariya gace, kuko nk'ejo hari video yagaragaye bamwe mu bamirise ba Iran bashyigikiye Iran ariko baba muri Iraq bakoresheje drone iragenda yinjira mu kigo cy'abanyamerika. Ejo barashe ambasade y'abanyamerika i Baghdad. No kuvuga ngo urebye neza Amerika ishobora kuzatsira intambara cyangwa se igakoresha ishobora kuzatsira intambara, ariko mu by'ukuri Iran ibiziritseho iberetse ko atari igihugu cy'imvugwa rimwe cyangwa cyo gupfa kuvuga uko ubonye kose. Ntekereza ko Amerika mu myaka yose izajya gutera igihugu banze ibitekerezo Rudahu. Nibyo ubundi Trump bavuga ko dire yose uriya mushenere yamubwiye ati ntabwo ibintu urimo kuzana bimeze copy paste nka Venezuela byacamo. Ati kuko barashaka ati twice uriya muyobozi mukuru, yego, ariko aba expert bakagaragaza ko Iran yubatse uburyo bazajya basimbura. Ntabwo Iran igendera ku muntu umwe buriya, ari ikintu abantu bibeshya ngo Iran iragendera ku muntu umwe, ubwo nitumufata cyangwa tukamwica leta irahita isenyuka. Yego, oyabwe n'ibintu bubatse administration yabo bavuga bati umwe apfuye harahita hakurikiraho yakomeza Rwanda. Yego, ku buryo rero ubona ko rwose mucama cy'intambara yamugoye, iracyagoranye. Ubwo nako na Iran kandi igumya gusenywa ibo musaka nayisenya ibindi bice by'abandi bisenya muri Israel niyo iri kubigenderamo. Yego, ndagushimira n'imera bigenderamo ndetse n'abira bihugu baturanye. Yego, ndagushimira Daho. Ariko akazonda kandi kantu nakwibagirwa, akaza undi muntu urimo urabyungukiramo Putin. Ari gucuruza peteroli. Wari gucuruza peteroli biravuga ko arimo arinjiza miliyoni 150 z'amadolari buri munsi. Amerika igahomba miliyari y'amadolari buri munsi. Amerika irahomba, Putin azamura miliyari y'amadolari buri munsi. Yewe nibazo ego Amerika gusa rigomba ibihugu byose byo muri Golf biri guhomba byose. Byose sure. Israel nayo igahomba, so ntago byoroshye. Ndagushimiye cyane rero Rudahu. Musama rakoze. Iri bihe byiza. Reka dushimire Rudahunga, arakoze cyane kubwa amakuru aduhaye n'ubusesenguzi agaragaje. Turabwira ngo twongere mu kindi kiganiro. Mukomeze kugira byiza. Muhorane n'Imana, muhaye muronke uyu wa mbere wabera umunsi mwiza cyane, gutangira icyumweru cyiza cyane. Reka ukwezi kose kuzashire mugize gute mumeze neza. Turakunda cyane. Santima. Bye bye.